kuvuga ngo ni ikihe gice ku mubiri wawe ukunda nyine kandi nawe koko wakireba ukumva uragikunze cyane. Buriya ubundi umuntu aba agomba kwikunda wese, ariko usanga cya kabiri nacyo turwaye hafi ya twese, ni ukuvuga ngo niba navuga ngo ni ukudakunda iwacu, niba navuga ngo ni ubukoroni bwadufashe, niba navuga ngo ni iki, kandi ugasanga ibi bintu n'abakristo barabigira, ntabwo bazi ko barimo barandamayininga Imana cyangwa se barimo barayitesha agaciro mu buryo nabo bari no kugaya Imana uko yakuremye. Kandi hari ikiganiro nigeze ukora ndababwira ni kuriya iriya side yawe ubona udakunda cyangwa utanahuje n'abandi, niyo identification yawe, niho nyine niho utandukanira n'abandi bantu. Niyo mpamvu uzasanga Imana yararemye abantu bakaba barebare cyane. Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza, mwebwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya 7 Mountains TV. Yes, uyu ni Emma, iyi ni 7 Mountains TV. Shimira abantu mwese mwakanze kuri subscribe, shimira abantu mwese mujya mukurikira ibiganiro byacu. Feedback zanyu turazibona kandi zitugwa neza, ndetse turimo turakura gace nyine, ariko turimo turakora uko byamera kose. Ndabashimira cyane rero mwese abantu mwafashe umwanya wanyu mugakurikira ibiganiro tuba twakoze. Ntabwo muri iyi minsi iyo udakora ibintu biri comedy, ibintu biri bisekeje cyane, cyangwa se ibintu nyine bidasaba attention nyinshi, ntabwo abantu babikunda cyane, sinzi nyine impamvu. Ariko nanone ibyo dukora hari bake baba babikunda, so abo rero nabo gushimirwa kandi ukavuga ngo rwose muri abagaciro kuri iyi channel yacu. Ndabashimiye cyane rero. Ndakubabwira ngo uyu ni umunsi mwiza tuba twaremewe ngo tuwunezererwemo, ariko kandi twe no kunezerwa gusa, ahubwo tugerageze tunakore ka evaluation, turebe ese ubuzima bwagenze neza uyu munsi, ese ibyo narifite gukora byose uyu munsi nabikoze, ese ntaho nagiranye n'umuntu amakimbirane ngo mbe namusaba imbabazi, se ntaho koze ikintu kitari gikwiriye kuba nkora ngo ngisubiremo cyangwa se nihane cyangwa se ngihindure. Ukibaza mwene ibyo bintu byose, cyangwa se ukikorera evaluation, hanyuma ugafata umwanzuro w'uko yenda ejo none nugirirwa amahirwe yo kuba uhari ibintu bizagenda neza. Yes, abatameze neza namwe kandi ntabwo twabirengagiza, mba mbizi ko ari abantu batwumva no kuri barwaye kandi barwaye indwara zikomeye. Hari umuntu ubu twumva ari mu bitaro aryamyeyo kandi amazeyo n'igihe kinini, mbwira ngo ihangane kandi ukomere. Hari abantu baba batwumva bafunze, hari abantu baba batwumva bafite ibibazo n'ingorane zigiye zitandukanye, ariko mu kuri Imana iborohereza kandi namwe mwihangane mukomere. Ni igihe gusa kiba kibifashe, byanze bikunze ibihe biba bizagenda neza. Ndetse n'undi wari we wese yenda mbamvuzeho ibibazo bikeya nzi abantu baba bafite, ariko n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Mbanze ko societe ifite ibibazo bitandukanye, so rero mu by'ukuri abari muri situation zitari nziza cyangwa se abari mu bihe bitaboroheye, mukomere kandi rwose turabifuriza koroherwa no gusubira mu bihe byanyu byiza. Yes, uyu munsi rero nabwo mbanje ngo twiganirire, nabwo mbanje ngo tuganire kuri gatoya, ndakuvuga ngo ni gute umuntu yaba ambassador w'Imana aho abarizwa hose. Buriya babidukwiriye kwibuka ko Imana ari umuremyi, twadukwiriye kwibuka ko ibyo turimo ari favor twagiriwe, kwibuka ko positions turimo ni favor, ntabwo ari uko ari twe abantu bahatari n'abandi baba bahajya bakabikora. Iriya ntebe umuntu aba yicayemo ntabwo aba ari we wa mbere uyicaye, yewe si nawe wa nyuma, igihe kiba kizagera. So aho uri hose rero wari ukwiriye kuba uhakoresha neza, kandi aho uri hose wari ukwiriye kuba ugirira Imana inyungu. So ni muri urwo rwego rero tuvuga ni gute waba ambassador mwiza w'Imana ahariho hose, cyangwa se ibyo waba urimo byose. Yes, uyu munsi rero ndashaka ko twiganira ku tuntu tubiri, hanyuma ngasoza n'ikiganiro. Ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi,
iki bintu ushaka tuganiraho ni umutego nabonye tugwamo cyane cyane Africans, cyane cyane abanyarwanda, abarundi, reka baribo nivugira kubera ko tuvuga ururimi rumwe, ariko n'indwara iri ahantu hose kandi ugasanga abantu bose barayirwaye. Cyambere kuvuga ngo ni ikihe gice ku mubiri wawe ukunda nyine kandi nawe koko wakireba ukumva uragikunze cyane. Buriya ubundi umuntu aba agomba kwikunda wese, ariko usanga avuga ngo ngiye ngo nkunda amaso yanjye, ngiye ngo nkunda umusatsi wanjye, come ugasanga rigabo bikubitishije n'abantu ngo ufite umusatsi mwiza, uzabikubitishije abantu ngo ugira intoki nziza, ngo sinzi ngo taye, sinzi n'iki, ukibaza izo classification zavuye he? Izo classification zizanwa nande? Ninde wakubwiye ko ukwiriye gukunda ibice bimwe ubundi ukabyihorera? Icyo ni kimwe tugiye kuba tuganiraho. Ikindi cya kabiri nacyo turwaye hafi ya twese, ni ukuvuga ngo niba navuga ngo ni ukudakunda iwacu, niba navuga ngo ni ubukoroni bwadufashe, niba navuga ngo ni iki, kandi ugasanga ibi bintu n'abakristo barabigira, ntabwo bazi ko barimo barandamayininga Imana cyangwa se barimo barayitesha agaciro mu buryo nabo batazi bw'ibanga bukomeye cyane. Uvuga ngo ako ka kabiri ni ukuvuga ngo mbaho nk'abazungu, ngo njye ibintu byanjye byose ngo ni nk'abazungu, nambara nk'abazungu, ngenda nk'abazungu, mvuga nk'abazungu, nkora abazungu means what? Abazungu ni abantu nkatwe nubwo bo bafite uruhu rwera, ariko nabo ni abantu yenda sometimes baba bafite n'iterambere, yenda badutanze gutera imbere n'iki uretse ko hari no kudatera imbere kwa Afurika harimo bene abo benshi baba bafitemo uruhare. None ugasanga badukoroneresheje kuvuga ngo ibintu byose ngo ibyiza nibo babigira. Handi umuntu avuga ngo niyo nicaye ku meza ngo nicaye nk'umuzungu, come on, ngo niyo ndi kurya ngo njya nk'abazungu, discipline yo ku meza ngo ni nk'iy'abazungu. Azif twebwe nta byiza tugira buryo ushobora kuvuga uti ni nka runaka ariko winahangaha. So ni indwara rero ziba mu bantu cyangwa se ni indwara twirwariye kandi ntazi n'uburyo zishobora gukira, kuko generation tugenda tuzihana. Nabyumvaga kera, n'ubu ndabyumva, yewe n'ejo nzabyumva, so mu bazaza ngo ngiye ni nk'abazungu, n'ibyo bintu rero ngira ngo twiganirireho. Ariko nkabivugaho ngira ngo nubwo mba mvuga societe muri rusange ko tutari dukwiye kuba tuba muri mwene utwo, ko usanga abantu badutinzemo kandi nta n'ikintu turimo turinjiza, ugasanga abantu bicaye baganira, maravuga ngo nicyo ukunda ngo ku mubiri wawe. Umwe akavuga yenda nkunda intoki, undi akavuga yenda nkunda amaso, undi akavuga yenda amatwi yanjye mbona ameze neza. Ubwo ni ukuvuga ngo hari n'ibice bye adakunda, hari n'ibice by'iwe adakunda, kandi umuntu ategetswe kwikunda uko byamera kose. Nigeze kubona ikiganiro kimwe cy'umuntu wo muri Colombia, ni ikiganiro kiba kuri YouTube, yari artist ushushanya amatato ku bantu cyangwa se amatatuwaje ku bantu, abikora neza ku buryo abasitari bose b'ibyamamare bajyaga bagenda bagiye kumureba, aramamara. Noneho nyine agera ku rwego navuga niba rurenzwe, none batangira nawe yishyiraho tato bisanzwe, ariko ngira ngo akabona ko ibyo bintu bitamutandukanya n'abandi bantu cyane. Arangije ashaka kwigira beast, ashaka kwigira ikinyamaswa, arabanza yibagaho ugutwi kumwe baradoda barafunga, arabanza yibagaho ukundi baradoda barafunga, yibaga izuru akuraho baradoda, yitera impeta, tobagura umubiri wose, face aratobagura. Ubwo wumve yari yarujeho ibitatuwaje byinshi n'iki, noneho ahinduka ikinyamaswa, arabaga intoki zimwe zikuraho, abaga amano amwe yakuraho, arisatura, nyine yiremamo ikindi kintu nyine kitameze nk'umuntu. Iminwa arabaga, asigara amenyo ashinyitse. Noneho inyuma bamukozeho ikiganiro bavuga uburyo nyine ibyo bintu byose yibaze, ibishinge yiteye n'iki bisigaye bimurya ku buryo ageze ku rwego ababara, nyine arimo yifuza gupfa, arimo yifuza ko nyine yava mu mubiri. Kubera iki? Umubiri nyine yawukoresheje ibyo utagombaga gukora cyangwa se ibyo utagombaga gukoreshwa, hanyuma rero bimugiraho ingaruka. Iyo rero utangiye kuvuga ngo njyewe ngo nkunda amaso yanjye
cyangwa ngo nkunda amatwi ariko ngo sinkunda iminwa yanjye uko iteye, njye ngo nkunda ukuntu ngo amaguru yanjye ngo yarazamutse ariko ukuntu ngo nyine ngo shapinze ngo is not good. Nyine ugasanga hari ibice by'umubiri wawe ukunda ibindi urabyanga. Ibyo rero ni bibi cyane, uretse ko ari abadayimoni b'ubwibone, icyo ni kimwe baba baguteye. Icya kabiri, bya bice wanga utangira kubishakira uburyo wabikunda, bityo ugatangira kubire mu buryo bitaremewe. Urugero, niba udakunda kusigikara ugatangira kwitukuza. Iyo witukuje uri muri uruhu, mu gihe gitinze cyangwa kibangutse haba hari ingaruka byanze bikunze bizazana. Kuvuga ngo rero ushobora kuvuga ngo yes, nkunda uyu musaya wanjye nibyo nkunda n'uyu, ariko wa wundi udakunda basi bureke. Nujya kwifotoza yihengekere kuwukunda, ubu udakunda basi wihorere, wigira ikintu ushyiraho, kubera ko icambere no kugaya Imana uko yakuremye. Kandi hari ikiganiro nigeze ukora ndababwira ni kuriya iriya side yawe ubona udakunda cyangwa utanahuje n'abandi, niyo identification yawe, niho nyine niho utandukanira n'abandi bantu. Niyo mpamvu uzasanga Imana yararemwe abantu bakaba barebare cyane, abandi bakaba inzobe, abandi bakaba ibikara, abandi bakaba bagufi, abandi bakabyibuha cyane, abandi bakananuka, abandi bakaba nyine za ngeri zose ubona zitandukanye z'ibiremwa muntu ku isi. Imana ibigutandukanyiriza n'undi muntu ku wundi kuri ako kantu kawe k'umwihariko. Uvuga ngo rero iyo ufasha ako kantu kavuga ko ukanga, uvuga ngo ndagaye Imana uburyo yashyizeho bwo kundeba wanyu, kubera iki bitangize nk'uriya, kandi nibyo byari bigutandukanyije n'abandi. Ureko si ibyo cyane, kuko ibyo kudutandukanyirizaho byo ngenda n'ibyari bifite n'uburyo dutandukanya, ahubwo ni uburyo wibona. Nyine ukumva ukwiriye gukandagiza abantu ko ufite umusatsi mwiza, ukwiriye gukandagira abantu kugira amaguru meza, ngo ufite ngo amaso meza, ngo sinzi ngo ufite ngo mu kanwa heza. Yes, is good, is nice, ni byiza, ariko bimariye iki abandi? Kuba ufite amaso meza ni ibintu ukwiriye gukubitisha abandi ku buryo wirirwa unasesengura amaso y'abandi ngo bafite mabi, afite manini, afite iki, ugasanga nyine umuntu yatinze muri utwo aranahahera. Njye mfite intoki nziza, njye mfite iki, ni uguta igihe just for nothing. Ariko icyo nabivugiraga ni uburyo kuvuga ngo njyewe mfite amaguru atari meza, ugatangira kuyabaga no kuyongera no kuyatera ibishinge, ejo ukazakuramo ibirwara. Ni wowe uba wizize cyangwa se ni wowe uba wishe. Iyi ngeso rero n'abakristo barayigira, kandi abakristo bo bagahishwa ko bibavanira n'ibyaha by'ubwibone, n'ibyaha byo guca imanza, n'ibyaha byo kunegurana n'iki, byose bakagibwaho n'umugayo imbere y'Imana kubera kujonjora abantu bigeraho. Njyewe mfite amaso meza, uriya afite ibyiso bibi, uriya afite ibyiso binini, n'abakristo bakagwa muri icyo kintu, ugasanga is not good. Ugasanga umuntu uvuga ngo njyewe mfite ngo akaboko ngo katari, ngo mfite ngo amatuza, ngo I'm a giant. A giant means what? Ntacyo bivuze being a giant. Ugasanga nturi na bounce byibuze ngo bikwinjirize, urabyicisha karitsiye gusa ngo I'm a giant. Ndije yanjyewe nakoze mbari, nateruye icyuma. Okay, nawe nshira urubanza nta n'undi mirayi bitaka, ariko ntacyo bimaze kuba ufite intoki nziza. Undi we ngo ufite intoki nziza, se ndakubwiye ko nyina zo zitamuterurira ikintu ashaka guterura. Ugize amahirwe abazifite, zaba ngo zaba ndende ariko akaba afite amahirwe yo kuba zifite, abakwiriye gushimira Imana. So yes, ariko ibyo nabivugiraga kuvuga ngo tunyurwe n'abo turi bo. Ibice byose Imana yaguhaye buriya yabonaga ko ari byo bikugenewe, kandi yabonaga ko ari byo bigukwiriye. You get it? Ni kimwe n'umuntu waremye imodokari, akarema Benz, inawe wakoze Benz Sport, inawe wakoze compressor, nyine zose kandi ntizinganya moteri. Hari n'utubenzi dutoya rwose dutoya. Wakoze Yaris, niwe wakoze V8, zose ziha moteri kandi ziragenda zigatwara abantu iyo zigiye. So rero iyo tugiye kwanga runaka ngo ntameze gutya, ngo ngewe ngo simeze gutya, nkwiriye kubikora gutya, tuba turimo tugaya Imana, kandi kugaya Imana ni icyaha, si byiza. Icyo yenda nkiveho gusa ku ngaruka zo kuvuga ngo simeze gutya na gutya, noneho ukazasanga n'umuntu yagiye kwibagisha cyangwa kwitera imiti n'ibiki, ntabwo ari sawa cyane. Yes,
point ya kabiri rero ni ya yindi noneho yo kuvuga ngo ibintu byanjye byose mbikora nk'abazungu, bikagushyira kuri pressure yo kwemeza abantu, cyangwa se bikagushyira kuri pressure yo kubaho ubuzima bw'ikinyoma, cyangwa se kubaho ubuzima utanashoboye, cyangwa se unashoboye kimwe muri ibyo, ariko kuvuga ngo ngiye ibintu byanjye mbaho nk'abazungu wangu. Time management, mbaho nk'abazungu ni byiza ko bayimanaginga neza. Kurya njya nk'abazungu, kwambara nambara nk'abazungu, iyo ngenda nk'abazungu, iyo nkora iki nkora nk'abazungu, iyo ngira nk'abazungu, kwisiga nisiga nk'abazungu, ku meza discipline ni nk'abazungu, kwambara inkweto ni nk'abazungu, isaha yanjye ni nk'iy'abazungu, nanaye mparose hanze mu by'ukuri. Ugasanga umuntu yisha akarere ngo ibintu byo bikora nk'iby'abazungu, ugasanga umuntu ntiyikoza abantu ngo we ngo ameze nk'abazungu, kandi ni umwirabura araturasa. Biriya rero naje gusanga n'indwara iba ku bwonko, nazi izina ryayo, cyangwa se ngasanga ni ubukoroni bukitugendamo, tuvuka tugahererekanya n'iki twimisha ko abazungu ari bo sawa. Uzaducunga kureba amafilms y'Amanigeria cyane cyane muri West Africa, ubusanga bashizeho nyine babyita ngo iki, ino misatsi y'amaperike bisa biri chocolate, bisa nyine n'iby'abazungu, nyine bimakiye bigize ukuntu nyine ngo kugira ngo bakunde base n'abazungu, ukazasanga abantu baritukuje byatari ngo barashaka gusa n'abazungu. Abazungu se nabo barapfa, abazungu bava amaraso, abazungu bageze muri klima zimwe na zimwe ntibahasapotinga. Nyine abazungu nabo n'abantu buntu bari weak, ni vumbi ritumuka nkuko natwe twese turi vumbi nkuko Bibiliya itwita. Rero nta mpamvu zo kwitera umwanya, nta n'impamvu zo kwicomplicatinga cyangwa se kwikomplika, nta mpamvu zo kubaho ubuzima udashoboye, wihanika mu biciro bituma unabaho nabi, wari umutekamutwe ubesha abantu bagusa amafaranga, kugura imyenda, kundi usa n'abazungu, kugira gutya kundi usa n'abazungu. Ugasanga ubayeho mu ngaruka z'akantu gato karemwe mu bwonko bwawe gusa nk'abazungu. Bagira ngo nikeburira abantu, bagira ngo twiganirire nyine ibintu biraho, nta n'iminota myinshi mba ndi bufate. Yes, ariko ba uwuriwe kandi ubeho nk'uko ushoboye, kubera ko hato na hato usanga umuntu yaguye ahantu atakabaye agwa, cyangwa se ugasanga umuntu yagezweho n'ingaruka z'ibintu bitari bikwiye kuba bimubaho mu by'ukuri, kubera ko Imana yakuremye uko mu buryo butangaje. Buriya uri umuntu de special ku Mana, uri umuntu w'igitangaza ku Mana. Uko yakuremye niko yabonaga ukwiriye, uko yaguteretse niko yagombaga kubona uteretse, aho yemeye kuvukira naho ngaho, kandi igihugu cyawe yaguhaye ni icyo ngicyo, ukwiriye kunyurwa nabyo, bigatuma ubaho ubuzima butuje. Ni nabwo uzabona uko wubaha Imana, ni nabwo uzabona uko ubaho utavunitse, cyangwa se utari muri depression, cyangwa se ugire ingaruka z'ibyo wikoze kubera kutanyurwa n'ukuri. Tunyurwe n'abo turi bo, tunyurwe n'aho turi, kubera ko niho Imana yashimye ko tuba, kandi niko kwiyubaha kwa mbere gukwiriye, no kunyurwa n'uko Imana yakugize. Reka mbashimire mwese abakunzi ba 7 Mountains TV, bagira ngo twiganirire, duhugurane, tugire dutoshye izi ngingo ebyiri mbamvuze. Wowe hari icyo uzumvaho cyangwa hari icyo wumva wakongeraho? Ese nawe urabibona? Ese ubibona nk'ikibazo cyangwa si n'ikibazo? Ntabwo bikwiriye ko umuntu wabona ibintu kimwe n'undi, ariko nanone bikwiriye ko nako tukumva. Ndabashimiye cyane. Fata akanya k'amasegonda make cyane ukande kuri subscribe kuri 7 Mountains TV. Urabukoze cyane kandi uraba udufashije. Yes, ni Emma 7 Mountains TV. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.